nawe nizo ukunda nanjye nizo nkunda koze munsi rivuna ashaka gukora pe none wongeye mfite ibitotsi kubera inzoga naraye nyweye umva ntabwo hamagaye ngo ndangire ahantu isuka kunyita jya uryama wowe ahubwo se hari ikintu nashaka kubaza ibintu ndi kumva ngo ntabwo ushaka gukundana na boss n'ibiki byo ibintu bya boss twabiraye so wari ukomeje of course man I'm happy ndishimye njye na Chris uza amahirwe uri kwitesha abantu bayashaka nta kibazo I'm okay bayatwaye please ndashaka ko ari wowe uyafata ndagukunda ndashaka ibyiza mu buzima bwawe I understand kamubaza ikibazo kimwe ukunda boss nkunda wowe ndashaka ibyiza kuri wowe nanjye ndabikwifuriza kuki ibyo byiza uri kunyifuriza we bitakugera ayo mahirwe nyabonye ntago najya kumwibambazaho imbere ntaga nkunda kunda wowe ngiye ndabijyamo ntago ari cyo nshaka ahubwo we ndashaka uriya muhungu ngo ni Chris nta kinagira nimbo biraho don't okay sorry nyine ni umuhungu udafite ikintu afite n'icyo afite nuko ari wowe wakimuhaye kumukunda urukundo ariko ega gukunda boss wacu afite amafaranga yakwitaho yagukura buri kimwe wifuza oh my god let me ask you one thing ndasa nabi nagusa nabi urambona nambaye nabi urambona nambaye nabi oya ntago ari cyo nameningaga so okay reka nkubwire sibyo basi gerageza sibyo urebe niba byanakwanga uri guhakana utaranagerageza sheri ntago ari we naba ngiye gukunda ubwo naba nkurikiye icyo afite kandi ntago arampemba I'm happy with my salary ariko urabizi ko agukunda atitaye ngo ni boss wawe I don't care really I don't we need you know what tubyihorere sibyo let's end this conversation nizere ko tutazanakigarukaho let's get back to work you know I love you so much and I really appreciate your concern but no and oh no so let's get back to work okay I love you turasubira sawa asebu iki kizamuha cyo kugusukira ibintu rero nabibasha ko gere kuzanya akadodo ukaba twatundi twa maviyambuzi amaviyambuzi birani by'abakene cyo bakubiswi wapi uzi n'ibindi rimwe ujya untera ubwoba why kugira umukobwa mwiza gutya ukennye nta mafaranga uratangiye ubundi kuki unkunda why do you love me nshiki okay guhera none turatandukanye happy anga nana ushaka wawundimbuye burundu none se gusa none ntago ibintu njya mbyizera uzizera iki wamenyereye ko igitsina gore cyangwa se abakobwa mukunda ahantu hari ibintu njye ntacyo nigirira no kubona kujyana muri salo biba ari daje hari ibyo ngusabye se ariko nk'umuntu bamwumva hari icyo ndakagukoreye just love me only that's all I want from you cyangwa narwo ntarwo ufite ruragurumana so ndarufite ruteye n'ubwoko buryo nkuzi rero kandi please ntabwo nifuza ko tuzadora muri uzi ko hari ibintu byinshi twakaganiriyeho okay ntabwo tuzadora muri ibi why tugomba no gushaka ibisubizo ikindi kandi kuba udafite akazi none si wize ntabwo uri nkandagira bitabo that's one ntabwo uri injiji kuba nta kazi gahari nonaha buri kintu cyose kigira igihe cyacyo so just be patient okay be patient
Just of course, I'm very lucky to have a woman like you. Uburyo utansha intege, uburyo untera courage. No, Sinzi icyo nzaguha ubuzima niburamuka buhindutse. Just be you. Impano nazaguha ko. Just be you. Komeza kuba wowe. That's it. That's it. Ntuzigere uhinduka. Please. That's why I love you so much. I love you too. And this is Jemaka's. Ugiye kugenda? Yeah. Okay. None se nta kuntu wabigeze. Kansigile, come on. Ndawukubita. Ndawukubita waretse. Okay, go. Share kanje kukazi please. Basi. Njya ku kazi. Gusa kugira akazi keza kandi ibindi. Uwiteka biduhane umugisha. Later, babe. Hello? Oui. Okay. Muhereze nta kibazo. Sawa. Twafashe iki? Nabashakaga hari email mwanyohereje ivuga ko natsindiye akazi. So hari amadokima mwari mwantumye rero nagombaga kuza kudepoza kugira ngo murebe ko. Okay. Witwa njya? Chris. Zose wazizanye? Yeah, zose nazizanye. Muzeye ko byose babizanye ko babishyizeho kuri mail. Yeah, mwari mwabinyandikiye byose nabishatse nabizana. Amahirwe. Oya, guteze. Ubwo wari ufite cyajya bona gatari ubwubusa. No, ntumbwire. Ushatse kumbwira ko mubantije na apply nzangaha. Byakunze. Cyane. Ahubwo ikintu kigaragara ntabwo mureba ama email zanyu kuko we baye banakwandikiye email. Yaba hari ukuntu ibintu bikubaho ukabona ni ibitangaza. Ntabwo nabyizeraga kabisa. Yego. Oya nta kibazo wamubwira ukamwohereza akaza hano naho ngiye nkazimwe izo dokima zose. Sawa. Okay. Sasa rero ngira nomero zawe. 78 54 nazibonye hano kuri dokima. Yazero. Uri hano nsinyiraho hano gatoya. Okay. So, ikintu gihari rero ubwo wowe manager aza kubahamagara
noneho ubwo ejo byanga bikunda ni ukubabwira mukitegura nyine to ku buryo ejo mwatangira akazi. Ubu ejo nzatangira akazi Cyane rwose. my god bro urakoze cyane kabisa. Oya nuko wari ubikwiye. Ese nakoze ikibazo wakoze ikizamini ahubwo uragitsinda neza. Ntabwo mbyiyumvisha wowe ngo ukunze uri abantu benshi cyane. Buri muntu wese nyine afite amahirwe y'umunsi w'akazi. Ubonye akazi. Okay. Ubwo ejo umuntu yatangiye. Bari buze kuhamagara uri hafi ya telefone yawe akubwire nuza zose. Okay. Sawa urakoze. Sawa. Stay. We'll never run out of things to talk about. I don't know how I ever lived without you holding me in the night. Feel alive knowing that if you Babe. Sorry. Bitte. Meze bite? Mwana umwe hano kure. Wari urahagana hehe? Ndi kugutekereza. Waje kuntekereza. Watekereza iki? Wowe. Se nkwegere cyangwa urangera? Social distance. Social distance. Social distance. Social distance. Kozanyaho gakeya. Come close. Urabaye. Urabona ntacyo cyabaye. Habaye marato. Kako yanabaye. Shashe nyine si ibyo mvuga. Kwino nkongurire bana. Atagira n'imbeba zano mu nzu zibyumva. Come on. Wishe umuntu? Kumbwira ngo n'imbeba zitabyumva. Come on, mereza. Ese none wanyweye ibiki musore? Ndumva umuntu uri kundya ariko. Nyine vuga. Ze nkwegera ndikongurire se. No ya. Guma. Shanara. Fyata. Wabonye akazi. Nabonye akazi. Nice dream. Kandi humura. Babe. Nice dream. No, okay. Nice dream, yes. Ni byiza kubitekereza kandi icyizere kirarema. Okay? Nje mfite ibisazi byinshi ariko kubera ko nsanze usinziriye ntabwo mbonye kurombe gutura ariko amfari. For what? Kubera ko mbonye akazi ngiye kuzemo ukuntu zari mu Umva uretse kunkinisha gatoya ujye umenya ibyo ukina nabyo. Ntabwo umuntu abonye akazi ameze. Arabona aje gukinira comedy se. Like for real? Nabonye akazi. Like for real? No, sarabona ndi gukina. Cyangwa ngiye mvuze induru. No, okay. Wait. Help me to understand. Iki? Chris, wabonye akazi? Nabonye akazi. Yego. Really? Really? save our problems for another day. Wow. Because there's a flash. Okay. Calm. Meze bite se? Shameze neza. Nanjye nimbonye nta kazi kenshi mfite ndavuga reka nze ndebe ukuntu umeze.
Yeah, of course, nta kazi kenshi mfite ariko uyu munsi ndabona agiye kugira akazi. Kahise kandi mbona ntako. Nawe ubwo uri akazi. Ariko anyway, mwakoze kuza no kureba uko tumeze kubera ko yega muri ba mabuja bacu. Ya uri mabuja wanjye. No, ntukajya umfata nka mabuja, ntabwo mbikunda. Mfata nk'umuntu usanzwe nka tito usanzwe. Umwana wa boss ugomba kumuha respect. Noneho ugize chance ukabona laje akazi kureba ukuntu ukora ari blessing buje ko blessing. Uzi ko baranye ntanabyitaho ni ukuvuga ngo iyo turi mu kazi sinibuka ko boss ari na papa nyine mbikora nk'ukorera undi mu boss. Twe tubiha agaciro kubera ko kwanza turakubaha. Kubu ngubu uramutse wishajije gato ukavuga ati Chris out bahita banyirukana sitabona. Nitwaje ko n'umwana wa boss. Reguri boss nawe angaha. Reka tujye twifata nk'akazi gasanzwe. Ntabwo mbizi ko njye ntabwo nihumura. Iparufe ishobora kubigura nka miliyoni. Sikuntu uri guhumura. Ndetse ko nabyo numva. I wish kuba nicujije impamvu kuba ntanaguhobereye. Bahise nkaguhobera pasi. Udusegonda nka tubiri. Ntabwo twese urukundo tuba turi ku kazi. Ku kazi se hari ibirenze? No, ntabwo tuba tugomba kwitwara gutyo uragira ngo amarangamutima yacu ajya agaragarira n'abandi. Titi ku kazi bamaze kutumenyera ko turi gutya. So why twayisha amarangamutima yacu? Ngaze nk'umunsi nkagiye kwinjira akabona ndi kuguhobera. Nicyo njya nibaza. Isusi warambaza iki kandi? Ninde se gutanga ibitabo? Ni ibikozi byo mu rugo birimo binyiyongoza. Kuki se muguhamagara mu masaha y'akazi? Ndazi kumuvugisha. Kwanza yarananderanjije. Ibaze uyu. Ariko sheri wamwitaba nta kibazo. Mwitabe? Ntacyo bitwaye. Wasanga gushaka bindi bijana. Ibyo kubuza baduhamagara urabona arimo arandogoye. Manza penyekuyeho kuko kugira chance zo kuganira n'umwana wa boss ibintu bikaza bikorogoya ntabwo bari bizi. Ariko kubera icyo utameze umwana wa boss wafashe nka titi nawe ukareka ibintu byawe. Bikunda kunshanga ariko ezina. Bizi hano ni mu kazi. Mu kazi. Ubuzima bwanjye buri mu kazi butandukanye n'ubwo mu rugo. Njyewe nubwo nibagerwa ko papa ari boss we akabana tukaba. Okay, reka bene ibyo tubireka. Titi nakubeshye. Amaze kunyibagiza ko ndi single. Sinzi ibintu wampaye muri iyi minsi nsikinza ku kazi. Nta nakubona nkumva sintekanye. Ariko byibuze iyo ndi muri biro nkatya nkabona urahisukuye. Uwo munsi nibona ndi mu ijoro. Hasi kwisireka nk'ubu. Gatuma nakwegera. Ubundi uretse izi desomene tuvuganye gusa. Ni ukuvuga ko wari single nta girlfriend wari ufite? Ntabwo nbyumva ukuntu umusore nkawe wambwira ngo uri single. Izi desomene tumaze igihe ducata zatumye nimva ko ntari single mfite umuntu untekereza. Usigaye nimva ko mfite umuntu. Cyakoze nanjye I was single kubera ko hashize n'igihe kinini cyane kuko sinzi ukuntu nabigusobanurira kuko niyo mbitekereje urumva nanarira kabisa. Nigeze kugeraho umukunzi histoire reka nyereke kuyikubwira. Arantaragenza uzi gupuraninga n'umuntu agashyingirwa atakubwiye. Maybe turakundana ukahita ukora igikutambwiye ugashiduka invitation zabaye nibyo byambayeho. So iyo mbitekereje rero mba numva nta kintu mupfuye. ahari yarankinishaga. Ariko amahirwe mfite wenda nuko utazankora ibyo bintu. Humura, njye ntabwo meze gutyo. Are you sure? Ntabwo meze gutyo rwose.
ariko nanjye nakubeshye turetse guca hirya no hino nakubeshye iminsi tumaze tuvugana nanjye hari ukuntu byahindutse muri njye byarahindutse nibaze ko nicaye muri ofisi yanjye nkumva ko mukumbuye nkaza kukureba ayishuwa numvaga nari nkeneye kongera kubona ahubwo umurozi ukorana nawe muri ino minsi ntabwo yoroshye ugiye kuzambwira ko nakugiriyeyo kuko ubundi ubusanzwe ntabonye ko gukunda biragoye kugira ngo ugenze gukunda mbese usigaye wumva hari ukuntu hari ukuntu hari ibyo bakobwa twihagararaho bohereza Nyanza naburangiye oya jesi komeza sure barumva akantu karaje karaje Going home, we're going home. Oh, babe, hi. biteze Okay. umeze neza Yeah. Umeze neza wese? ya ni fresh umeze neza Nta nubwo ushaka kutsuhuza. kugusuhuza okay hi none ndi That's so funny. Anyway, kuko wahinduye ntuza seriri? Why? ya narayihinduye I mean, nabibonye, but why? kubera ko atari ngombwa ko ukiyigira si ngombwa kwitunga Ah, okay. ya Ngaho mu rushyashya basi. urushyashya rwo kumaza iki ntabwo bikiri ngombwa ko nguha imfunguzo zanjye Why? Really, like, what's the reason? seri kumubwira hari igihe ibintu bihinduka So? Icyahindutse ni iki se? urufunguzo rero ntabwo rugikenewe kubera ko anything change Okay, fine. What's going on? Now I'm lost. What's going on? hari igihe ukundana n'umuntu bikagera kumva umutima uri kugenda uhinduka nibyo biri kumva wamwiyemeza None umutima wawe warahindutse se wabaye icyatsi? gera ahantu uri kugenda hari ahandi hantu ariko gutemberera So, it's okay, ndabyumva nutembe. But I'm with you in this journey, right? no wibeshye What do you mean no? ntabwo turi kumwe But I'm your girlfriend, right? no anymore No. kasi Come on. Stop joking. It's not funny. ndi gukina nawe It's not funny. Chris, come on. wari muri gukina nawe njye nawe ntabwo tukiri kumwe ubyakira urufunguzo It's not funny, okay? I'm your girlfriend. And I'm going to be your future wife. Okay, so. I'm not joking reka tubigire So, you serious? reka tubigire No. ndi seriye You serious right now? I'm serious reka ibyanjye nawe birangirira ngaha ndi busy n'akazi mfite ibintu byinshi byo kwitaho Come on, fuck your job. n'umutima wanjye hari ahandi hantu uri kwerekera so ntabwo tukiri kumwe izo joke uri kuzana ngo no to be honest ushaka ko nkubera indyarya No, I don't want you to be like that. Just be real. Be you. Be my Chris. Like you used to be. Cassie, it's over. I'm sorry. Ibyo gutunga imfunguzo zanjye za house no No, please please. taking it easy sinkubwiye nabi nkubwije ukuri ntabwo tukiri kumwe Why? easy What have I done? umutima wanjye ntabwo ukigukunda
Nukuziki. Niko kuri. Nkubere ryagiye dukumane nkubeshya ntabwo tukiri kumwe. Nukuziki. Ntacyo wakoze ariko mfite undi ndi gukunda mwere. Kandi sinzi kubangikanya. So it's better mu bintu byose twacanyemo. Nta by'ibintu n'abacana mu masasu n'abacana mu biki bararangizanya. So I say go. Please. Ushaka ko nanapfukama. Upfukamira nde? Nkubwije ukuri. Aho nagukuyura. Ibyo naciyeho byose urabizi. Hari igihe birangira umutima wanjye niko byagenze. Nisanze nakunze undi muntu. So kozi gara job. Ubonye akazi keza nawe. Kazi. Baby zo. Stop calling me that. Kangoze bwanye muntu ukeneye keza ngizanyuma. Go, better go. Urasibiki. Ibintu birahinduka. Mbose. Yo. Ko muri biro yanjye nsanze ibintu byose byavuyemo byagenze bite? Tambwira kiramuka. Inkuru? Iyo umuntu waba utazi muri uri kugendagendamo hano. Byagenze bite se habaye iki? Ejo boss se yaje hano. Boss yaje hano? Kuza hano se bivuga ko nyine ikintu ushaka kukubwira inkuru yawe n'umukobwa we Titi nyine yarayimenye to. Oh no. For real? Ako uburakari yari afite. Nari mbizi ko ibintu bibyuka byabaye nyine. Titi se kanze mubaza n'ubufite. Wamubaza kabisa. Si ni ibintu byadanje ku buryo boss yabizamo buryo. Uriya musaza ntabwo umuzi. Ku bakobwa be. Ko telefone zitari. Oya. Ukuri? Kuba mvugana nshiringana Titi se n'ikibazo. Ako nari nabikubwiye. Kumuko uriya musaza ku bakobwa be. Mwana ugiye kuba iniga ya gatatu igiye kubera abakobwa guteta umukobwa we. Ako sinzi nyine wabaza na managers. Ariko njye nahise mbikeka nyine nyibona manager wa Pita hano ari kumwe n'iniga yambaye ibintu by'umweru. Bivuze ngo bamaze kubona umusimbura se. Cyane hariya nta mikino warageze man. Manager ari managers yari ari hano hafi tu. Urumva atari ubugoryi man. Ni atari. Shiringa n'umwana wa boss Kanze ariko ngo reka nze mushakire nuzo. Reka nze mvugisha uriya mukiriya. Nze hite muhamagarira manager turebe. Sibyo? Byana by'ibikire gukundana nabyo ni insazi. Muhamagarire mubarize niba ageze. Kumaruzi ko ndumva ari imikino muri bo mani. Ibintu biri serious. Yo bro. Kobi? Yes. Akira. Ufite ibyo ugomba gukora hano. Have this. Meet Alpha. Is a new worker. He's going to be replace Chris. So better you take him into his office. Yeah. Twariyo undi ndaje tuganire. Umukozi mushyashya. Okay. Yeah. Yes, please. Bite? Bana bimeze bite? Bimeze gute? Bite se kuranga zino saha? Byagenze bite kugira ngo munyirukane ko n'umusanze nkurano ngo mwanyiruke? Nago wabonye email twari tukohereje email nari nzi ko wabashije kuyibona mbere yuko uzanga. Nagira ngo nimenyere ikibazo live.
ikibazo kiri ahangaha ni love affairs mu kazi, ibintu biba bidakwiye mu kazi kacu ntago biba byemewe. Sinzi niba ubushize muri training twakoze, niba wibuka hari details zibikenewe n'ibisabwa n'ibidabikenewe, noneho byarangiza ukajya ku mwana wa boss. Twe ninjye bari guheraho birukana ahangaha. No kuvuga ngo nzize gukundana n'umwana wa boss. Love affairs. Kuba yarankuza nta kosa mfite ariko. Kusura rifite. None umuntu uje gukorera ngaho umwana wa boss akamukunda birangira agiye. Ariko still akazi kawe kapfaga. Hari akazi kawe katakorwaga. Manager, nakoraga neza, nta kintu cyapfaga. No way. So company uko imeze, details, rules and terms and conditions of the company nuko nko byarangiye baguhagaritse. So please next time ndabinda kugira inama nk'umuvandimwe nk'inshuti nk'urungano mugenzi wanjye, naho uzajya gukora hariho hose, make sure ko kijyanye na love affairs, kijyanye n'urukundo mu kazi, ushobora gukunda umuntu ukamukunda nk'umucolleague mukorana, but inside in someone's business doesn't mean anything. Thank you. Asante. Sure. Just take care of yourself. Njira. What the fuck? Chris, utaratera n'indi ntambwe imwe. Sohoka. Nta nubwo wakumva ikintu cy'ingenzi. Ntacyo nshaka kumva. Iki kikubwira ko nshaka kumva. Please mbabara tuvugane gatoya. Come on. Ndavuze ngo sohoka. Nyumva please. Nyine sohoka. Chris, birashoboka ko usohoka muri iyi nzu cyangwa waretse kwigira jeteri tukaganira neza. Ndaba Brussels ntacyo. Birashoboka ko usohoka hano muri iyi nzu. Cururuka tuganira. Nganira iki nawe? Ndabizi mfitiye umujinya ko nyine se urashaka ko nganira iki nawe? Gusaba imbabazi ntabwo byari. Wakoze iki? Wingora urabizi ibyo nagukoreye. Nyine wakoze. Ngenje gusaba imbabazi. Ziki se wabivuze? Zibyo nagukoreye. You know what? Kwa amasegonda 5. Sikucyumva nkora gutyo wakwihanganye. Gatatu. Ndavuze ngo nkoreho. Wakwihanganye basi. Kesi urabizi ngiye. Mbas. Ze n'ikindi. Washyize nyine sohoka se. Wakoreje ibintu. Bikiri maguru mashya. Kesi. Genda. Wazanye undi muntu. Mbina kuhusu